ibaze sha ibaze ko shiri wasigaye akubwira ngo shiri kandi urabizi afite isoko n'amaduka sha aramutse ababwiye ngo mujye mu isoko mwarema isoko. Abakobwa b'iki gihe basigaye bafite ikibazo we. Ibyo bintu mwumva hatarimo satani mwa bakobwa mwe, ibyo bintu mwihaye koko. Anyway, sindashaka gusomera abakobwa babeshya abahungu ko babakunda kandi batabakunda. Ndabizi bamwe ikara baraza kuyimena. Nuko babanyumva batazi aho merereye. Uba benshi ndabazi furi baryabisha, ariko mujye muri kanze mbasomere. Ni gute mwebwe bakobwa mwifata mukabeshya abahungu ko mubakunda kandi mutabakunda? Mwumva icyo nta kibazo kirimo. Iyo ni satani yabateye rwose mwa bakobwa. Bamwe baraje batangiye bamvuka turatubeshyera, ibi navuze ntago ariko kuri njyewe narisu byaragize namvuze twikomereze. Basigaye batubeshya we. Hanjye yari wigeze hanjye bari bambeshyara. Anyway, twikomereza ikiganiro abakobwa basigaye bafite ingeso yo kubeshya abasore ibijyanye n'ukwe, ibijyanye n'uko babakunda kandi bafite isoko n'amaduka, bafite ikipe yavamo basket. Ufashe umukobwa ukabwira ati tondeka abahungu mukundana, yagenda hazamo korode wakwikorera intebo y'inyanya, hakazamo pasi wakwikorera amateke agiye mu isoko, hakazamo undi muntu witwa Eric waza yikorera ibishyimbo. Ni benshi cyane, reka twe kwirirwa tubavuga batazantera amabuye. Ndabizi abitwa ba Eric na ba pasi barahita batangira ngo ngo bomb cat ngo yatuvuze mu kigali. Kamavuge buriya ngo ni mwe mukunda guheheta. Abantu bitwa ba pasi ngo mujye mubatinya na ba korode na ba Eric ngo ni babi cyane. Nizere ko nta bantu bitwa ba Eric bari kunyumva. Anyway, abakobwa rero musigaye mufite ikintu bita vibe ya danger yo kubeshya abasore kandi bitabarimo. Iki kintu cyabaye indwara ndetse yewe cyamaje no kuba umuco ko mubeshya abasore ibintu bijyanye n'urukundo kandi ntarwo mufite. Hanyuma rero uyu munsi ntabwo turi busomera abakobwa gusa, ndashaka gusomera abantu baguha akazi mugakora iminsi 3 umunsi wa 4 bagahita bisubira ku masezerano mwagiranye. Bameze nk'abakobwa batajya bakunda urukundo rushingiye hamwe. Abantu dusigaye dufite muri ino minsi barimo satani we. Ariko ubundi yemwe bantu, mwebwe muri kunyumva aka kanya mwakwihaniye koko ikintu bita satani muri kumva kitarabinjiriye. Noneho kugira ku bakobwa noneho sasa tugende abakobwa ba Rulindo. Muri aka karere ngo no hantu hambere ndetse no muri Afrika mwana, hambere hari abakobwa bafite ikintu bijyanye n'igikabye mu kubeshya. Anyway, wabaho noneho baramutse bambonye bankandagira, nambaye inkweto ifunze ntawankandagira. Baramutse nkandagiye wahita wishyura. Anyway, aho hantu nari mvuze ngo hari abakobwa bafite ikintu kijyanye no kubeshya. Ariko rero ntabwo ariho honyine, buriya n'abasore ngo dukunda kubeshya da. Dukunda kubeshya, nkanjye meruka byaragize ndi singo. Hajya ndi singora arimba mufite hajya meruka ari ntabwo ari njyewe. Anyway, ikintu kijyanye n'abantu b'iki gihe, urukundo rw'abakobwa ni ikibazo. Byarenze kuba ikibazo, byarenze imbibi, byabaye business. Mwakwihanye mukavugisha ukuri koko, mwavugishije ukuri kubarimo. Hariho nayo navuze ngo nzamutangaza mu binyamakuru, ariko yarambwiye ati uramutse umvuze nahita nkwahirira. Ngo yahita ndogesha sha. Yarambwiye ati uzangirire akabanga. Ubu sinkugiriye akabanga. Ubu ni nkubwira ngo ngurire umuhama
nkajya ndanywara ngurira fanta ngende uw'Imana buriya ngende murokore bavuga murokore mu Gasyata murokore mu Ikorosi murokore hano ruguru naye ndi murokore mu Kabandi ubwo nisabira ikintu cyo kunywa uzatangira uzane vibe zawe. Yego nivyo wabitekereje neza ndi murokore abakobwa murabimwumva ndi murokore wasanga mujya mukenera umuhungu w'umusore w'umurokore kandi mani ariko nanone ntago nshaka rya soko ry'amaduka. Yego ndi umuhungu utuje wiyubashye ngiye mfite shirira banza byaragize nyarumva ngo biragira anyway mutasibeshye mukaza mugenda cyane shisha wanjye akabakanda amaso ariko mushobora kuzaza nta feri ugasanga mukoze impanuka. Anyway muzagende gake. Rero uyu munsi ikiganiro cyacu nta tugisoreze. Ibiganiro byacu mubigezweho nanjye Bombclat TV ya mwibutse gukora subscribe kuri channel kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugera ako kanya nk'uko tubikoze. Byaba bitangaje ko nkurikira ukaba utarakanda like, share, comment ndetse na subscribe. Subscribe ni inkunga muduteye ya turabakunda cyane. Ciao ugire umunsi mwiza.